Nitwa Nzindutse Sipiriyani, abenshi mwaramenye, ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi. Sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo. Kurikira iki gice. Asuko umva mbabarira w'inzengereza uretse nkiryamira ko ninuniri ntabwo ujya wumva reba aho igicuku kigeze mbabarira niryamira ariko nabuze ibitotsi none se niba wabuze waretse njyewe nkiryamira ko mfite ibitotsi ariko mva musire asire reba none urimo unacana n'amatara buri mu biki koko mbwira ikibazo ufite gituma umbuza kwiryamira bena ese ikibazo ntacyo nkubona mbwira sibyo oya gendura niyenze ni gute niba ubu ushobora kubuza umuntu kuryama gutya reka nkubaze nakubuza kuryama nanjye sinjye umusore ndeba dore urabona ari umutekano ufite hasi urabona nameze nabi ihangane rwose ariko reka nkubwize ukuri twagira n'icyo dukora unyumve neza turakoresha agakingirizo agake none se reka nkubaze agakingirizo uri umugore wanjye ubu se indashaka kugutera y'umuhungu ndayiguteresha mu gakingirizo ariko umva nkubwire ubu ngubu koko waretse reka rwose tuzabanze tugire gute twipimisha sibyo tuzabanze twipimisha umenye ibyo ngibyo ukumva nimba ari byo kwipimisha ushaka kureka mubwire imvura cyambere cyo nimba ari byo biroroshye ibiro byanjye ndabizi ni ibiro 75 n'inusu urumva ntagira uburebure bwa santimetero 100 n'1,800 n'ijana naho niko nzamanzinde ntabwo uri umutayeri subizi ntabwo uba ufite metero iwawe upima niko ngo upima santimetero zingahe arya mvuze santimetero reka kubera ubushyuhe mfite nuko meza bumva kuvugishwa kwanjye ntabwo rwose mbabarira njyewe ndavuga ko tugomba kujya ku kigo nderabuzima bakadufata amaraso ukamenya uko mpagaze nanjye nkamenya uko mpagaze nawe nanjye nkamenya uko uhagaze sibyo byiza noneho kugira ngo tugire gute tujye twubaka urugo rwose twisanzuye nta rwikekwe ruri hagati yanjye nawe kunshinge akureka mubaza ni gute nzarwara malariya bakantera urushinge narwara inkorora bakantera urushinge narwara indi ndwara bakantera urushinge naza no kwirongora umugore wanjye bakantera urushinge gusa kubera icyumva ko ubundi unkeka ko nari muzima wenda bibona kuri muzima rwose ndabibona ahantu hose uri muzima nta kibazo ngukekaho ntabwo nyizeye njye njyama nzindutse urabona kano kaboko kanjye n'intuzo nuko mugana njye wowe hari ikibazo mfite oya ibi ngibi kubungana gutyo ntacyo bivuze tugomba kugenda bakadupima none rero ndabyereka mwereka ndabyemeye sibyo igitondo cya kare tuzinduka ariko turemeye duce neza ubusamo ntahandi duhitirane hano nta kibazo ariko twabanje kumenya uko duhagaze ariko turyamye ariko ashaza ukomeye nararanaga na mama y'ikanga ikintu gitanda ugira ngo twaracyuzuraga reka ko urabona ko rwose wagira ngo barakidupimiye
se ni wowe Nibwo ningewe. Sheri wabyutse ryari? Nabyutse kare rega mba ngomba kuzinduka nkakiza imyanda. Tuzajya hagira umubuza mu rugo rwacu agasanga hasa nabi. Ko ibyo byose byari bitotsi. Se sheri. Nakuze amasaha sinzire ko. Uranakomeje mbura amahoro. Yakumva bagenda gucya. Shano bakatotsi karanyibye. Yesu ubundi reka mwoza uko mbona utangiye gukubura gahunda twari dufitanye ntabwo yize ko ukumbyitse ngo tugende muri iriya gahunda warangiza ukamenya yewe gawe ariko niba ari ukubyibagirwa niba nabirotaga mu kanya cyane nawe uri umuturanyi murarota gahunda dufite kandi ingirakamaro ako se tubwizanye ukuri uko ko wagiye ubwira abakobwa bawe bakabyuka kare ubu njye nkize imyanda bahari koko abakobwa bangana kuri nta na kimwe kirabyuka babyuka sarinde wabateye umwana bira bikobwa n'ibyanye na rero urumva nta bwenge bigira biryamye gusa biro bishobora no kubyuka saa sita uko reka nzinde kubiturumbura oya buretse kugenda mbanze nkubwire hari akantu ushaka kukubwira kameze gake nyine urebye nganiriye na ba bagabo b'inshuti zawe aka kanya utangiye kumenyana n'abagabo b'ina mwahuriye se kandi noneho niba utangiye kumenyana n'abagabo ariko genda gake ubanze wumve inkuru muzaniye uzi ko buriya umura nawe ukumva ntabwo birabyuka ndabizi uzi ko Kazungu ashaka ko tumushyingira umwe mu bakobwa bacu we gezaho Kazungu nyakuzunguza umunwa mu bitovu nyagukubitwa n'agaca ngo njye mushyingire Kazunguza umunwa mu mahwa akakubitwa n'agaca ariko mana yanjye nikambwira mu bintu bya mbere nanga ibitutsi ugira wagiye ureka gutukana Kazungu nyagutukuza ubura nka rusake ntabwo ubundi uriya nta n'ikindi kimukwiriye cyakora umupfumu ziriya ndaguza koko mana yanjye nyamara rega buriya njye mfite impamvu ibyo bintu nabyinjiyemo ntabwo nashingira iriya mbwa isa n'ubururu sinshobora nta n'ubushaka ariko reka nkubwize ukuri ubu ngubu waretse aba bakobwa bawe tugatangira gukuramo umwe hano noneho yanda y'umuhungu wacu dushaka namara kuyitwita ubwo uzi umuhungu wacu navuka baragiye uzi ko nazabaho neza azajya arya yihaze baragabanyutse akoze uko ari byo ariko buriya hari n'ikindi utazi kwa Kazungu nidushyiraho umukobwa wacu tuzaba dushyizeho ikiraro twambukiraho bitatugoye umva ni ukujya tugenda twinjira twikoreramo nta kintu Kazungu yavuga banyumva neza ugupakurura n'ubizi inzoga uzibeshye wongere kuyishyura ubwo se we yakwishyuza inzoga agufitiye umukobwa mama yereke se ugira ngo ibyo yari kubitekereza ko afite ubwenge bwa hafi ya ntabwo uba mubwiye mama Fabrice rwose ibintu ukoze bisa binyereka ko mama Fabrice ese kandi mbese kubabaye kandi ariko ubundi nakubwiye ngo iki nakubwiye ko ngewe ikintu cya mbere ugomba kumenya ukamenya neza ni ukujya umpamagara mama Angeline bitaba ibyo tukabipfa ikindi kandi ugomba kumenya buriya uriya mukobwa wanjye mukunda nk'inka wanyumvise wirakara mama Shenge wirakara umuraze byo mama Angeline wirakara rwose ahubwo se nitumara kumushyira imbere yuko tumushyingira ngiye kumubwira atampereza vase mu nkwano umva ko ibintu byose ugiye kubivanga ibi bintu ni ngewe ubyibereyemo wowe bimparire urumva ntabyo kujya kugira gute ntabyo kujya kwaka vase nona n'ubundi se ko inkano bazayiguha ufite ikihe kibazo noneho ibyo wari urimo bireka ngiye guturumbura biriya bikobwa bize bibikora sibyo nta kibazo itegura duto tujya kwa muganga none yemwe abaha mwaramutse mwaramutse neza wa mugore we sinakwiyamye hano iwanjye uragarutse kandi
ariko ntushobora no kwikiriza umuntu ukumva n'ikimugenza wagira reka kugenzwa n'iki se se nabura ngenzwa n'iki sabo si muri abaturanyi uretse ko buri atari nawe nari nkeneye urukeneye nde hano iwanjye umugabo wawe umugabo wande umugabo wanjye mufitanye ihe gahunda uzi iyo ukenera kuyimenya wari kubanza ugatuza cyokoze naragenze ndabona mwoka byaramwe umugabo wanjye ndakubwiye ngo kwa mugore abantu bazagira baze mu gitondo cya kare ubyuki wirukana koko ufitanye ihe gahunda n'ura mugore ese wari kubanza ukareka akadusuhuza iyo gahunda ukaza kuyimenya akadusuhuza ma aha sindeze Mama Angelique si umugore agihera so twavuganaga none aha ngaho Mama Angelique Mama Angelique se uhamagara nuwa umubonye hese aho ahubwo nkuzi wari utashye cyane ntashya waryamye naryamye no kuba utamuzi rero niryo kosa ribe cyane ntasoni hakubuzaga muri aramujyana dore kinanya niko kandi ngwino ese mwigeze inkozi z'ibibi nawe koko niko we wari utashye cyane naryamye mwese naryamye mwigize barara bagenda amajoro ntimuri imbwa ntimuri abaroze ntimuri abasirikare ntimuri iki mushinzwe ikisha umva mbabwire rero sibyo iri joro ndashaka kurara mbapima menye nimba muri amasugi uraseka wowe utiki nabapimye nashiduka mfite abagore ntazi umubare hanga muri rugo utiki nase nkubeshye abagore ubuse muzi byabaye ibike mama yaje ajya hese narongoye warongoye iki se narongoye iki wagira ngo se ndongore ingujya cyangwa ntuze ingajye narongoye umugore kandi ibyo byose kosa ntabwo ari ryanyu nimwebwe mu mutaranga urumva ibyo byose sa majoro yanyu Mama Angelique zamushuhiriza amazi utikisha muzajya mumushuhiriza amazi yo koga nyine mu gihe imbeho yaje koga Mama Angelique umushakire n'ababoyi mbega umugore ugira amahane we oya wumwihorere ahubwo ngiye kamaze umuzi byaciyemo neza se koko nguki hakubwo wumva wowe misiyo ninjiyemo nayivamo itarangiye amahoro ntabwo byashoboka ubu kazungu rarongoye neza birarangiye atarongora arabura iki ntafite amafaranga agomba kurongora umva ahubwo amahirwe ngize nuko numvise ukororeye mu nzu navuga nawe Imana ishimwe arahari buriya numvishe buryawe mpita ndeba kagakoto n'agashyitsi urumva ndakora akazi gaturema kumita aha iyo rero uvuze buriya nari namaze gupanga ibigori ndi bunyuremo cyangwa se amasaka ya ruguru oya ntugire impungenge nta cyagutera giturutse iwanjye shambabarira byose bibuze uwakumena kukumena buriya njye nari tayari niyo mpamvu nahise nza nyine ahubwo wowe mbwira njyama nzindutse ubu yabyemeye neza umva ahubwo ubu ngubu ndakeka ko yanambuza urumva yambuze nabyutse mujijisha mucisha hariya ndamubwira ni rero ubu ngubu ubundi tugomba kubanza kujya kwipimisha kwipimisha iki uburebure n'ubugari bwanyuze ako sibwo ibyo ni ibi cyako mwabayemo kubanza kujya kwa muganga tukareba ko dufite virusi itera sida oya none si umuntu afite ubukwe arabanza akajya kwa muganga kwipimisha ariko zibini atipimishije ubu se mbaye ngiyeyo mfite ubwandu cyangwa nawe abufite akanyanduza sinabamumbye ariko ubu namukwepye nabyo yambuze ahubwo namwemeje ko ubukwe bugomba kuba enda urumva uri nanjye reka mpite njye kwa kazungu mubwire ko ihuriro ari ihuro urumva wowe bwira kazungu anagire gute cyangwa hari igihe umuntu avuga abyuka nina njyama nzindutse ese wowe urushwana n'abantu none se amasaka yangisha icyana nyibonye kitajya kumanuka ipantaro nakubura nicyo kwandisha nicyo kwandisha
Niko samakuza. ariko umva nkubwire nuko nzikozemo ariko ntabwo nakazikozemo wowe Bigenze biteze. Umuntu usanze zihanda. uratinyutse ujanga ubu urabyibagije wowe Ariko se reka nkubaze. Mwaje mumenya ko abaturanyi tugomba kubana mu mahoro. Ubu tuzakomeza turebane nka injangwe n'imbeba ko. ni njyewe se wagombye kubibwira cyangwa niwe wagombye kubyibwira Nje nabyibwiye none nje kubikubwira. Hari ikibazo. Nashyize agapira hasi. Rwose ubu nzanywe n'amahoro kandi kukubwira inkuru nziza. wese ugiye kubatirisha noneho Wangiye kurongoresha. wowe Byamaye nka data ngiye kurongoresha cyane baramurongora da. umva fieri kamubwire papa none yabyutse yisajije ngo mama Angelique mama Angelique yari yabaye mama Angelique none ngo yanamuzanye ari kuba hano nushaje kumwe ko hano harimo umugore aseho papa uramuyobewe kuba kakanyura mu Rusi yaje ryari se noze ukuntu kameze nk'igisambo no kwinjira mu nzu numenye igihe yaziye yakabije none pe aha rwose nsigaye Wongere rwose ngiye ongera zikoremo Wangiye gushyingira muri none. oya Ndamurongoresha. ugiye kuba umukwe Ngiye kumurongoresha. oya genda Burya ibyiza byo kubyara ni iki ngiki rero. ese Baramurongora rwose. Ahubwo nari nje kukubaza. Kunze ku bintu by'umuco ugerageza amazina y'inkuru cyayibuka. ubizi se uri mudugudu ndi wa mbere ninjye ntanga rugero nawe ndakusinjya ngo amazina y'inka amazina y'inka ndayazi Ubu ngiye erega n'ikizamini cy'akazi nturakare. wanugira ikibazo Kuzamo rero ku mazina y'inka. ngo utimirwa ziri umuhego intwari zimaze kubona umugabo rwa mugabo w'Imana mwaga insengamihigo ishama muri zo rushikamana ndongo ziri indenzi muri zo Abandi bateguma guma. wakumvishije Uko niko mbishaka rero. Niko mbishaka kugira ngo ubukwe bwanjye bugende neza. umva navuze amazina y'inka abantu bose barangabira Twagiye harya kurikiraho iki hakurikiraho imisango. ku misango y'ubukwe se Imisango. nabaye umusaza mukuru bari gusaba umukobwa murabizi rero ngewe papa Rusaro ninjye uhagarariye umuryango wa Ndyama nzindutse Uzampagarara se nzaba napfuye nzaba mpari. niba banze baba Hano tuzashyira icyapa cya Sasaneka. We ntiwongera guca aha ngaha. Wongera gufata kabisa cyakita neza. Oya byahaguye mu kanya. Bihaguye mu kanya. still running Mama ye. Atari wowe. Mama yake ngo karame. Ntabwo yemenye bamusanze bacyasha. Ahubwo se byari ugushaka ko byari bibonetse. Ubwo twabazaga kabosi atubwira ko kirayi Uraranzitse. Kabosi yaranzitse. wacu ni umwaka Kabosi aranzitse. Ruhondo. Ubwo kabosi yaranzikaga umuranzi. umukobwa wuje umuco ari we Rusaro arwanira ishyaka cyane Abanyamakuru bumiwe. Bibonye utanyira. njyewe ukuntu nabibonye murabizi sinyana njya ruswa nicyo nibagiwe ibanga nicyo nibagiwe uko nabibonye bitahura kuko nta kuntu wafata koka wifatanye na orange mu bivanga ntabara byagira Twabajije kabosi ni kabosi. mutware w'umugezi umva Rusaro umva Rusaro